bikwigisha iki? Ibyo ubona mu myizerere byaba bikwigisha iki? kandi ibyo ubona no mu miryango byaba bikwigisha iki? Reka Imana iguhe amaso y'umwuka wera kandi iguhe kurabukwa buri wese arusheho uko biri kose kwinjira no kwisuzuma umukiza wacu ubwo agiye kuboneka natwe tuzamubone twese mu izina rya Yesu. Amena. Ngaho nanjye ntarava ngiye kubaza muri ba bashyitsi ba bantu batugendereye basobanure neza batarabaguruza ariko nabo ubwabo bari kuvuga ngo dukurikije icyo twize guhera ku mwigisha wa mbere mu gitondo tugeze no kuri aya masaha ndumva nanjye ubwanjye muri njye mfashe icyemezo ko ngiye guhitamo gukurikira ijambo ry'Imana no kurwayo hasigariye imyizerere itandukanye hasigaye ngakurikira bibiri kandi ngahitamo kujya guhera mu mpande Imana ishaka. Reka ndebe muri ba bashyitsi bari kuvuga bati mu madini yose imiryango yose amoko yose amasengero yose nahe muri aya masaha nanjye mpisemo ukuri kw'ijambo ry'Imana mpisemo ubutumwa bwiza ahasigaye narambura ikiganza niba ari muri ba bashyitsi maze turebe. Mu isi yose nimugwizayo makuru mu bantu abashaka nibaze uwemeyaze nimubimenyesha batuye hasi. Umubyeyi aratarura abana be abashaka nibaze. Yandiganya kabijirurembo irugurure ushamiriwe zira ya bugingo abashaka nibaze uwemeyaze nimubimenyesha batuye hasi. Umubyeyi aratarura abana be abashaka nibaze. Ngaho ikindi gice kitaravayo nongere bavuye kuko nababwiye ngo nirire rimwe gusa turashoje ubu usigaye nashyira ikiganza hejuru nashyira ikiganza hejuru tukirangize nawe umaze gutambuka. noneho icya gatatu kwihuta